ariko ibiboro byashyizeho Scovia ikibazo bamubajije cy'uko azababarira cyangwa niba azamuvuma akagenda nk'uko ariko ibiboro byashyizeho Scovia pressure. Scovia byamushyizeho pressure ari kwiyandikisha ubusa ahantu hose, ari kugenda tweetinga, ari kuvuga nk'uri gushya mu nda, ari kwishyiriraho ifoto ngo ari mu Bwongereza. Yewe ngiye bemera ko akoze ubugoryi usigaye ushyanuka, ndabikubwiye narwe ntabwo njya kwa nyoko. Scovia asigaye ashyanuka agakabya bro, shyanuka. Ariko byamuteye pressure ari kwiyandikisha ubuntu bwahari, arandika ubu yandika buriya. Scovia ni umuprofesiyoneri ariko akoramo amakosa abantu. Ntabwo professionel bwa Scovia zigize ukuntu bakugagiza ngo urarenze ngo bagore ngo basigaye bumva radio ngo ntibacyumva abagabo nibo bashaka kumva, ugahita wumva ko n'ibintu byose umuntu wese ugomba ufite buriya bubasha bwo kwataka buri muntu ari wese, gukoraho umuntu ari wese inkuru kugira gute yego wakoramo inkuru, ariko none ntabwo wazana amakuru. Igihe ikintu ntemeranya gusa na Scovia kuzana amakuru adateye ihamya bro. Iriya modoka avuga Rugagi bayimuhereye hano duhari twarayibonye bayimuha, ariko kuvuga ngo yaguze $280,000 shaka. Oya ariko se ntiwabonye ko yagize, ntabwo uzi, ntumva ko yamuhereye kera. No uretse kubwire, reka nkubwize ukuri, Rugagi n'ubundi nanjye yaba Rugagi nta kibazo mfitanye nawe, na Scovia nta kibazo ngirana nawe, ariko hararema kurutana n'ishyano uri ariko abantu batemera. Reka nkubwize ukuri, sindi umwemeramana, ariko bro azirunga umuntu yitwa ngo umukozi w'Imana buriya imbaraga zose yaba afite ziramureba. Ushobora kumwireba ugashaka kugira ngo urahangana n'umuntu ugenda ku muntu usenga abantu. Rero abonye uticyane ku wirukanga inyuma ya Rugagi. Byuka Scovia ameze ubwanwa, Scovia afite ubwanwa rwose. Aba bodyguard atangaje bro. Atipe beskotinga Rugagi hanga muri Canada nararebye ndavuga what? Uramutse bafite Depends man, biya akazi ko kumweskoti. Kona batandatu. No urumva uramugore Scovia reka. Scovia baraziranye na Rugagi bose sasa abasirikare buteze. Scovia se umusirikare nawe umugabo umugabo we umugabo urubarake umugabo oya ntabwo azangafitanye bifu zo muri Jandarumuri Rugagi yakiri hamwe n'umugabo wa Scovia. Oya ariko ibyo yabakora yaba ari gukina n'ibyo atazashobora kurangizana nabyo. Bakina n'umuntu usengera Scovia akamusengera agahita amera ubwanwa. Nabonye ukuntu Rugagi yageze ahangaha kabyo bakamera nka Mukarujana. First me yageze ahangaha insengero zirasenyuka bose babumukiri wiwe. Uramuga bafite Imana bro. Ngira ntiziye imbaraga bro. Yaba afite Imana, yaba asenga Imana, ibyo azuro ngafite imbaraga. Nashaka bafite imbaraga ziva aho yazaba. Reka ngire Godfather, ngiye mu buzima bwanjye sinjyane birabira. Imbaraga afite zose arazifite tu. Kubera ngiye nta muntu ndegera nawe muvugana n'ibindi ikintu cy'ubwoba muri jewe. Navuganye na Rugagi tuzazanye reka n'ikintu abwiye umuntu afite ibiki muri we bro. Afite Imana, iz'Imana cyangwa iz'ibindi za Nigeria nabyo birashoboka. Ibyo byari kose mubikura he? Umugabo afite Imana, afite imbaraga z'Imana. Waramubonye ubwoba? Owe ngiye muri apana kuvuga kumubona ngira ubwoba. Twari duhagarariye nawe muri concert ya Alpha urumva. Yari azanye delegation ye ngomba kwitambutsa ngo yinjire. Urumva? Amagaza ndamukije nimba ikintu kibi muri gihe kandi urabizi ko nanjye ngira ama esprit nyine yo muri Congo. Imbaraga zawe imyuka mibi yari kurimo yahuye n'imyuka y'Imana. Umwuka w'Imana wahuye n'imyuka mibi urayireba. Uyu mutipe afite ibintu muri we kwa kesaswa. Nubwo namubwingaga afite ijambo afite Imana muri we urumva. Twemeranye kuri iki kintu urumva. Ibi bintu uyu mugore ari gukina nabyo bizazagira. Uzasubira amageragere. Si wowe uzagusubiza amageragere ugiye gusubira amageragere. Si wowe. Yeze kwese. Inde. Scovia ze ntiyaje afunguwe, ntiyaje muri ibi bintu avaye mageragere. Scovia yabone mugenzi wawe. Uyu nakaza mutwe. Scovia yaje muri yabaye akaza mutwe afunguwe baramukatiye. Scovia yarafunguwe. Kubera umunwa kandi
wapi ngo yibye amafaranga sinzi ntabwo njye mbikurikirana neza. Nose umuntu nabaseka abajura nawe yarakoze Scovia yaje afunguwe ntabwo nzi ibyo yafungiwe ntabwo mbizi ariko nzi ko yakatiwe yarafunzwe. Oya sinarimbizi Scovia yarafunzwe yagiye mageragere baramukatiye. muri Amerika ntabwo yamuhaviza. Scovia yarafunzwe ntabwo unyumva ntuza ari kumuvuga ntuza barabafunganye yarafunganywe na ntuza buriya na Victoire Ingabire. Ingabire ari muri prison ntuza yari hanze bro. Nyamara ndi kubibwira nibyo ndi kubikugura ukurikira amakuru ndi kubwira ko ariko bivuga niko bimeze. Genda uje mu gihe urebe Scovia yafungiwe barabikwereka. Scovia yarafunzwe yagiye mageragere azengiriza rero karere yarafunzwe wa undi bavuga ngo watorose igihugu ninde Bob Mugabe wapi Mugabe se yaratorose oya mu bafunzwe nabo hari undi uvuga ngo niba ari Agnes ni Agnes Kasiye hari undi mugore witukuje uvuga Agnes witukuje kavuye mama ngo yaratorotse yarahunze yaragiye. I see. Joli neza niyo jye mbwira ngo we na Godfather wamuhise umukashwana unaona kandi umugomo none se yipapa Wakeje n'umwese urumva ese uyu mutipe wamonye Strawberry ariko bana wamonye Strawberry Strawberry we Strawberry uzi umustar ari he umukobwa w'umustar singuye abamunsi Strawberry Rwanda umwe wambara ubusa imwe wabwambaraga nta kibwambaro wasigaye mani mu ndindi mtoto wa Strawberry nyumbani uyu ushira igitsina hanze mtoto wa nyumbani kichanga mwana witonda cyane oya ariko bura ntabwo ifoto ari iyi I mean uyu nguyu ni catfish oya nsha kandi giye twaravuga tuvugana nawe twaravuganaga nawe uyu nguyu ufite igihuru uyu ufite igihuru muzamuriro yuko atavuga oya imana mu ndindi katika jina la Yesu Strawberry umwana mwiza bro reka iwacu turasenga mu izina rya Yesu mva na Strawberry uri kubita oya yarakuze ubu nta kibikora ibyo ngibyo bro ntibishoboka yarakuze Strawberry ntibishoboka yarahaneye nabanza hehe ayo yaneye abone kugira oya Strawberry yaragize bro Sanga Silva ari hehe kuno ari guhohotera igitsina gore hano ari hehe nko kabyara muri batatu Sanga Silva ngwasigikiye Scovia Sanga Silva twashwanye ndi inyuma ya rugari ngwasigikiye Scovia nago ikintu kirimo umugore nago Sanga Silva yareka Silva ariko amereze Silva nagende iyo hirya Silva nawe nta ubundi hari kuntu ajya hengamira iwanjye muri ibi bintu no wana umuheza nguni bro umuheza nguni iyo bigeze ku gitsina gore urumva nubwo cyaba kisize cyahita ashaka impamvu yabyisize urumva none ejo bundi hari iyo yakoze y'Ubugande yaransekeje ngo abagabo b'Ubugande ngo bagiye mu nama batajyanye umugore kubera ngo ukasanga Silvi umunsi bakora nuza arya yanuze ikora ifu y'ubugari mu Rwanda ni kinazi uzi kinazi ukuntu yabaye kinazi binamba so anyway cyangwa ifu y'inkoko cyangwa Silvi ni igitangaza Silvi